Reka twongere dushime Imana ku bw'amahirwe tugize, tukaba tugiye kwigana ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo iminsi y'imperuka. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 13 umurongo wa 26 ndetse n'umurongo wa 27. Haranditse ngo ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Aya niyo magambo yo kuzirikanwa cyane muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi rero dufite icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ikizira cy'umurimbuzi. Ikizira cy'umurimbuzi nicyo cyigisho tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Tukaba tugiye kwigana ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo Mwuka wawe wera azabane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusome muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 14 tugeze umurongo wa 18. Ni ibihe bimenyetso Yesu avuga ko biranga ikizira cy'umurimbuzi. Yesu yageze ku izingiro ryo kurimbuka kwa Yerusalemu muri Mariko igice cya 13. Reka turebere hamwe igice cya 13 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 18, maze twumve uko handitse. Mariko igice cya 13 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 18. Haranditse ngo ariko nimubona ikizira kirimbura kigeze aho kidakwiriye, usoma abyitondere. Icyo gihe azaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi. N'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamuka ngo yinjire mu nzu ye ngo agire icyo akuramo. N'uzaba ari mu murima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Nuko musenge kugira ngo bitazaba mu mezi y'imbeho. Aya ni amagambo Yesu yakomeje kuvuga igihe yari arimo yerekana ibizabaho mu minsi y'imperuka ndetse no kurimbuka ku Yerusalemu uko byagombaga kuzaba bimeze. Aha rero nta gushidikanya, Yesu yageze ku izingiro ryo kurimbuka kwa Yerusalemu muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 14. Yavuze ibyerekeranye n'ikizira cy'umurimbuzi. Yesu yavuze ko ubisoma akwiriye kubyitondera. Yesu akoresha aya magambo ashaka kubibutsa ibivugwa mu gitabo cya Daniyeli. Iri jambo riboneka muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 ndetse na Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 31, na Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11 ndetse no muri Daniyeli 8 umurongo wa 13. Reka dusome muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 26, dusome n'umurongo wa 27. Wasizwe ninde kandi umutware uzaza ni uwuhe? Daniyeli igice cya 9 umurongo waho wa 26, dusome n'umurongo wa 27.
Reka dusome aya magambo aranditse ngo, igice cyaho cya 9 umurongo wa 26 ndetse dusome n'umurongo wa 27. Aranditse ngo, ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera, wo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigera imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurinzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Nshuti mukundwa, Kristo igihe yigishaga abigishwa be ababwira ibizabaho kubyerekeye n'ikizira kirimbuzi, yababwiye ko bakwiye kwitondera ibyanditswe n'umuhanuzi Daniyeli. Aya magambo nk'uko tuyabonye uko Daniyeli yayanditse, avuga kuri iki kizira kirimbura. Ariko se umutware uzarimbura umurwa wa Yerusalemu we ninde? Umurwa wa Yerusalemu warimbuwe n'umujenerali w'umuroma witwa Titusi. Bityo byumvikana ko ari we mutware uzaza uvugwa muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 26 na 27. Abo bombi bafitanye isano, kuko uburyo Mesiya yafatwaga n'abaturage b'uwo murwa bwatumye uwo murwa ugerwaho n'akaga. None se iki kizira cy'umurimbuzi Yesu yavuze muri Daniyeli ni ikihe? Ikibabaje, abantu benshi bizera yuko iki kizira kigaragaza ukwandura k'urusengero kwakozwe na Antiochus Epiphanes mu kinyejana cya 2 mbere ya Kristo. Ariko ibyo siko biri. Yesu yagaragaje ikizira kirimbura nk'ikintu kizabaho nyuma y'igihe cye. Bityo ntabwo bisobanura ikintu cyabayeho ibinyejana byinshi mbere y'umurimo we wa hano ku isi. Ahubwo ikizira cyerekana gushyirwaho kw'amabwiriza ya gipagani y'Abaromani muri Isiraheli mu gihe cyo kugotwa kwa Yerusalemu mu myaka ya 60 nyuma ya Kristo. Iki cyari ikimenyetso kigaragaza ko abakristo bari bakwiriye guhunga, kandi nibyo bakoze. Nshuti mukundwa, niba turi kwiga aya magambo tunayumva neza, dukwiye kumva imiburo yose ya Kristo. Kristo yaburiye abigishwa cyangwa se abantu bagombaga kuba bariho muri icyo gihe ukuntu bakwiye guhunga. Natwe muri uyu munsi wa none turararikirwa guhunga, turararikirwa kumvira amabwiriza Kristo aduha kuri uyu munsi wa none. Rero nta gushidikanya, dukwiriye kumvira aya mabwiriza, bityo tutazatungurwa no kugaruka kwa Kristo. Dukwiriye kumvira imiburo Kristo aduha, dukwiriye kumvira amabwiriza ya Kristo, ndetse tukarushaho no kwiringira Kristo no muri iyi minsi y'imperuka. Icyo ngusabira kuri uyu munsi wa none ni uko ukwiye gushika mu masezerano, ukiringira Kristo nk'uko bikwiriye. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye kubw'amagambo meza tumaje kwigira hamwe. Turakwinginze kugira ngo aya magambo tumaje kwiga abashe gushinga imizi mu mibereho yacu, bityo ijambo ryawe rikazabasha kutubera impamba nziza tuziyambaza ubwo tuzaba tugiye mu bwami bwawe bwo mu ijuru.
Turakwingiza rero kugira ngo ubane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.